cyane b'igihe kizaza. Abakuru hari n'igihe batakumva. Ariko nanjye numva ndi umujene nubwo imyaka hari igihe umuntu ayibara agenda akuramo kugira ngo agume mu bajene. Ariko ibi byuma nta cyiza kirimo pe. Nta cyiza kirimo, hari ababikoreragamo amafaranga birumvikana bake, ariko byicaga abantu benshi. Hari imibare turi kwegeranya y'abantu barwaye umwijima, barwaye impyiko, usanga mu myaka iri imbere ni benshi dufite kwa muganga na benshi tuzagira. Ariko ibi by'ibyuma nibigabanuka, n'indi terambere riraza kuza. Kugira ngo ntabarambira cyane, niba hari n'ibibazo muze kumbaza, agira ngo nsoreze ku ikintu kimwe. Leta y'u Rwanda yagiye ifata ibyemezo abantu bakavuga batese ibintu ko bitumvikana. Hashira igihe abantu bakavuga ngo ariko uzi ko ibi bintu ntabwo twabyumvaga, kuko ntabwo nyine twari turi leta, ntabwo twari tuyoboye. Kuko kuyobora abantu buriya haba hari viziyo y'igihugu gifite, umuyobozi mukuru w'igihugu, natwe twese dufite ibyo dushinzwe. Iyo twicaye tuba tureba mu nguni zitandukanye, muri buri nguni tukavuga ngo iki gihugu nitudakora ibi tuzasubira inyuma, nidukora ibi tuzatera imbere. Muribuka Kigali, abari baravutse muri za 2000 ukuntu hari umwanda hariya bateka ibigori hariya aho bita kwa Rubangura, twajugunyaga ibishishwa by'imineke tuva kwiga i Butare. Gare ikiri hariya rwose hubatse Kigali City Tower, abari baravutse bashobora kuba babyibuka. Ari umwanda mu mujyi, twese umuntu ntabyo kuvuga ngo indabyo, ngo ibiti, ngo akayira k'abanyamaguru, byari ivumbi ritumuka kandi ari muri kapitali. Leta iravuga iti no, reka dusukura umujyi wacu. Ariko mureba abana bari kuvukira muri Kigali ukuntu isa neza. Nibi by'ibyuma rero ni kimwe abantu bazabona akamaro kabyo, ari uko twatangiye kugira abantu bari soba benshi, abantu batagikubita ababyeyi babo, batakica abo bashakanye, batakigira ibintu bakora kubera ko ubwenge bwapayutse. So muri make Minister ndasaba yego turaje tubikurikirane buri kantu ako buri mureke dufatikanye dukubure ibi bintu byari bibangamiye ubwonko bw'abanyarwanda. Abantu babe soba, batekereze, dukora imishinga ifatika, ariko icyuma cyo cyari kitumaze. Reka mbe subikiye ahangaha. Arakoze cyane Minister. Ubwo reka tugendere ku murongo, abantu bafite ibibazo ubwo turahera kuri buri kantu na buri nguni, ariko ntimuvugirane mu West Depot. Buri nguni namanitse hakiri kare. Bwana Minister, turagushimira ko waje ahangaha. Abantu bamwe na bamwe turi kwibaza ngo ko itabi ryica bagashyiraho na stamp yabyo yuko ryica rigakomeza rigacuruzwa, kubera iki inzoga zo mwafashe umwanzo mukavuga ati aho bigeze zo niziveho? Kuki bitajyanye n'itabi kandi mubizi neza ko naryo ryica? Murakoze cyane. Cyangwa ngo nawe bashyiraho karakantu kagatwe yuko yica ariko abana binywe. Ikibazo cyiza, ariko ndaguha imibare kugira ngo wumve impamvu umuntu agenda ahera ku gikomeye kurusha ikindi. Ubushakashatsi dufite buratwereka ko abanyarwanda banywa itabi bagabanutse bava kuri 13% bajya kuri 7% kubera ingamba zari zarashyizweho mbere. Abanywa inzoga bo bariyongereye ku buryo umugabo umwe kuri 2 arazinywa, umugore umwe kuri 5 arazinywa. Biragenda bizamuka, noneho hajemo n'inzoga za dogere 40 no kuzamura. Rero inzoga nicyo kibazo gikomeye cyane. Itabi buriya nubwo ari ikibazo, ariko rinyobwa n'abantu bake cyane iyo urebye, ndetse imibare iragenda igaragaza ko bigabanuka. Ubwo naryo igihe cyaryo ntabwo kizatinda. Reka duhere ku gikomeye cyane kiri kwica abantu, ariko ubwo n'itabi naryo turifite ku murongo, nubwo ryo byagabanukaga mu buryo bugaragara. Icyanjye none uko kibaza, wavuze yuko ngo mu Bushinwa babwatatse bakoresheje ibiyobyabwenge, ngo ikiyobyabwenge cyo mu bwoko bwa opium.
birangira n'urugamba barutsinzwe. Sinzi uko wabisobanuye, ubwenge bwanjye ntabwo wabwigiye hejuru cyane. Ariko noneho ikintu mbaza, mwarakurikiranye musanga wenda n'abacuzaga izi nzoga hano mu Rwanda nabo bari mu iyo propaganda, wenda hari aho bihuriye n'ibyo kugira ngo urubyiruko rwacu rumanuke rushyirwe hasi mu rwego rw'imitekerereze n'imibereho myiza bakoresheje icyo kunywa. Hari amakuru yaba hari wenda, cyangwa biracyari gukorwaho iperereza? Ikindi noneho reka mbibarize rimwe ikibazo wenda cy'abantu wenda babikoraga, urugero nkatwe twabyamamazaga, hari ababikoraga bakishyurira ababyeyi, hari ababaye jobless batafite akazi. Ibyo kuri urwo rwego byo hari ikintu leta irimo irabitekerezaho? Urwo rubyiruko cyangwa abandi bantu bari bafite ahantu bahure n'inyungu ziva mw'ibi byuma, bizagenda bafitemo akazi gahoraho, biri gutekerezwa gute? Reka mbere ko icyo cya kabiri, buriya leta ni nk'umubyeyi uba ufite abana, umwana akaba yajya ashobora kujya mu butumwa akagaruka, ashobora gukora ikosa akagaruka, ashobora no gukora ibyo atarazi ko ari ikibazo. Icyo gihe rero umubyeyi ntabwo ajya atererana abana be. Icyo ubwo ndagisubije icya kabiri. Icya mbere, kuba haba hari igitero cyari kigamije kutwicisha inzoga, bishobora no kutazagaragara n'amaso yacu, ariko buriya niyo mpamvu igihugu kigira ubwirinzi n'uburinzi bw'inzego zitandukanye. Kureba threat ntabwo ari ngombwa ko iba ari abantu bayorganije ngo bayizane. Ishobora no kwizana bitewe n'imyitwarire cyangwa se uko sosiyete itangiye kurangara. Sosiyete ishobora kurangara igasinda ibyishimo n'amahoro, hanyuma ikazahinduka ihirimye, hakabura abafata inkingi z'igihugu. Buriya rero umuntu wasinze nyine nta bwenge aba afite, ntibamwohereza ku rugamba. Buriya hari ubwo dukurikirana ingabo zimwe na zimwe, ntiriwe mvuga, bakavuga ko hari igihe bajya ku rugamba bafite ibyuma mu makote, hanyuma ntamenye ingabo ze nizo bari kurwana, rimwe na rimwe bakaba barasana hagati yabo. Abo ntabwo ari abahangaha, n'abahandi hatari kure. Buriya rero iyo icyuma cyatangiye kwinjira mu rugamba, ubwo kuba ari ukwibaga nyine n'ukwirwanya. Iyo threat rero irahari, yaragaragaye, ariko ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Uriya utaganiye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Niyo mpamvu tugira abakuru batugira inama. Arakoze cyane minisita kudusobanurira. Nizeye ko munyuzwe. Reka twumve na Musinga arashaka kubaza ikibazo. Nanjye muze kumva ndashaka kubaza ikibazo. Murakoze cyane rwose bwana minisita. Ngiye ikibazo nari mfite ibibazo bibiri ariko ndabyihutisha. Ikibazo cya mbere, ko muri bino bihugu by'abaturanyi byahakanye bimwe mu byavuzwe na leta yacu, bivuga ko bino byuma bituruka hanze, ko nta kibazo na kimwe bifite, ko byujuje ubuziranenge, kuba bipimye neza cyane. Twebwe wenda nk'urubyiruko ko tuba dufite gahunda yo kuba twajya gutembera hanze, kujya gukora ama business, ese nta kintu biri buhungabanye mu mibanire dufitanye na bino bihugu byo hanze, kuba hari ibintu turi guca mu gihugu cyacu kandi hari ibyo baduhana nabo cyangwa ibyo tubaha mu buryo bwo kubana, nta kintu bibwangize. Ikindi kibazo, ko mwari butubwiye ku kijyanye no kuba hari ibitero byatewe mu Bushinwa, bivugwa ko nyine ibyo biyobyabwenge bigatsindwa urugamba, ko twebwe nk'urubyiruko tutarwana urugamba rumwe. Ntabwo ari urugamba rumwe dufite, ntabwo dufite urugamba rw'ibyuma gusa, dufite n'urugamba rw'akadege karaturembeje, karadukenesheje, urwo narwo n'urundi rugamba ruzadushyira hasi. Dufite urugamba rw'ibindi biyobyabwenge. Ese byo murabivugaho iki bwana minisita? Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ibyo abaturanyi bavuze twabibonye, kandi buriya ntawivuga amabi ameza ahari. Niba biriya byuma hari ibyo mwasuzumye, hari n'ibyanditseho ko iwabo bitemewe, ahubwo bikwiye kujyanwa mu bindi bihugu. Icyo ni ikimenyetso cy'uko nabo bashobora kuba bashaka inyungu ahandi bakirengera. Ariko buriya buri wese niwe wimenya, akamenya n'uburyo arengera urugo rwe, naho akimuhana nyine kaza imvura ihise. Abanyarwanda rero tumenyereye kumenya ibyacu, ariko tukanabana neza n'abatubanira neza. Simpamya ko izi nzoga ziri budutere ibibazo ngo kubera ko bazuka cyangwa kiwingu cyangwa konyagi cyangwa n'izindi zitemewe, ahubwo natangiye kubona
ibihugu bindi duturanye nabyo biri kwibaza ngo ariko wa mugani natwe kubanza dufite iki kibazo. Sinzi na hari abakurikiye ikiganiro cyabereye mu nteko ya Uganda ngira ngo ashize nk'iminsi 2 hari umwe mu bayigize wazanye amacupa y'inzoga zimeze nk'izibyuma by'iwabo nabyo byerekana avuga ko bibamaze. Ni ikibazo rero kiri henshi. U Rwanda rwafashe ya mbere nk'uko bisanzwe. Tuza ububanyi n'amahanga turabumenyereye, hari ababushinzwe, icyo nacyo baraza kugikemura. Ariko igikomeye cyane nuko ubwonko bwacu bw'abanyarwanda nicyo gishoro. Buriya wabuze ubwonko cyangwa wabwangije nta na business wakora nejo ngo bikunde. Ku kijyanye rero n'ibiyobyabwenge muri rusange, nibyo inzoga ni kimwe ariko hari n'ibindi byinshi. Hari ibya vaping hari ashobora kuba batayizi, electronic cigarette bashyiramo ibintu bitandukanye. Rwose ni abanyumva bose mbabwire ngo vaping muyihorere. Irica kurusha n'itabi risanzwe. Evidence ziragaragaza ko it's closely linked kuri cancer, yaba iyo mu mihogo no mu rwungano ngogozi n'ibihaha. Ishobora gutakariza umuntu zimwe mu ngingo nyine zikoreshwa mu kuyinywa. Abakeneye research ndaza no kupostinga za scientific papers muzisome ababikeneye, ariko vaping ni ikibazo gikomeye. Ibintu byose buriya by'umwotsi bikwinjira mu bihaha nta na rimwe byabura kugusigamo ikibazo. Ubwo n'izindi drugs zose. Kwirinda rero nkunda kuvuga ngo uyu mubiri dutuyemo tuzawusaziramo kandi nta spare part izaza ngo igushyirire mu ndi muhogo cyangwa ibindi bihaha. Nukuri ubashije kuwurinda ikiri muto ugera mu myaka nk'iyi yacu uvuga uti naragerageje, ubundi imyaka iri imbere utangiye kubona abana n'abuzukuru nibwo ubona agaciro ko kurinda ubuto bwawe ari agaciro gakomeye. Urakoze cyane Minister. Reka twakire na Rabaneri, turaza kugaruka nta kibazo. Basi nkabaza cyanyuma. Reka twumve Rabaneri. Kamaze cyane. Rabaneri abanza murakoze Heje Fari merci ubajeje. murakoze Reka Rabaneri ajyeho esi nawe ahita abaza. murakoze bwana Minister. Nanjye narindi ku ruhande rw'abemeza cyangwa bavuga ko ibyuma bikwiye kuba byashyirirwamo imiyaga, ariko bigendeye ku byo mudusobanuriye n'ubwirinzi bw'igihugu, nta kintu na kimwe twakwemera yuko cyangiza igihugu cyacu ngo ni ukugira ngo twebwe tubeho tubone ayo mafaranga tutabasha kurya igihugu kiri mu bibazo. Ibyo nibyo tubashimiye mu byo tubashije kumva muri uyu mwanya. Gusa mfite ikibazo cyanjye kiravuga ngo mu muco nyarwanda turabizi yuko inzoga cyari ikimenyetso cy'ubumwe ndetse no gusabana, ariko hari inzoga gakondo zaciwe. Ese ubwo bijyanye n'ubumwe no gusabana hagati y'imiryango ubwo ntibigiye kuba ikibazo ugasanga twese tugiye kuba abanyamwigendaho? Murakoze. Urakoze Ravaneri. Iki kibazo kimaze iminsi kibazwa, ariko inzoga gakondo ntabwo zaciwe, ahubwo ibyuma byari byarazitwikiriye zigomba kuba zigiye kugaragara noneho zikanongera gukorwa neza. Ubwo ndavuga ikigage, ndavuga urwagwa, ndavuga umutobe. N'ikigage hari icyo bitango ni ikibyumba cyaryohaga cyane. Hari umuntu muzi wishwe n'ikigage cy'ibyumba agahuma cyangwa akajya agenda acira inkonda mu muhanda yewe wahataha amaguru yanze gukora? Ni bake, keretse ababaga babinyoye byinshi bagakabye. Ariko icyuma akarahuri kangana urwara karakurangiza. Nge nirirwa mbabona niyo nitemberera gutya muri siporo bisanzwe, saa 3 za mu gitondo ukabona umuntu inkovu mu maso neza wagira ngo ni tatuwaje afite mu maso kubera kwihonda hasi abanza umutwe. Icyo ni icyuma. Inzoga gakondo rero dukwiye kuzisubiza agaciro ndetse zigahabwa isuku, zigasubizwa uko byahoze kera. Abari ahangaha benshi bashobora kuba babizi yuko kera nyine nta abantu barasindaga bakanaririmba ariko akamenya hataha. Ariko ubu ngubu benshi birarira mu kanivo kuko amaguru yanze gukora. Izo ni ingaruka z'icyuma.
arakoze cyane minisita, reka twumve na esi. Koze cyane honorable minister, ni ikibazo nakomeje kuba kiri muri comment section se nimba koko ibi byuma byari bifite byari biri dangerous ku buzima bw'abantu, ni ukubera iki byatinze kuba byava Kazi- ufite kazanyishyura kwirebaho jewe uri mwenyine. kukubwira kontara Why are you y'umukire being wanjye Nobel selfish? nayeretse Kubera iki buri muri kuba selfish? Kubera iki buri kantu na buri nguni? Kubera iki muri kuba selfish? Kubera iki muri kwirebaho? Ngo ngiye ngo umukire wanjye yari yaramaye akazi, uri kwirebaho wowe wenyine, ntabwo uri kureba abandi bantu. kakizaga n'inyota abantu kakizaga inyota abantu ugira ngo abakanywa ntabwo bagakundaga. umva nkubwire buri nta ngo bantu bari kurira ati icyuma mudukuyeho umuntu Ravani niwe wavuze ngo kuki abantu batabateguje twese ko turi ahangaha iyo usanga ibi bintu atari ko abizi akabisa yamvana kuri live gahunda ya tunywe less imaze iminsi mike cyangwa imaze igihe kirekire. icyo gihe rero tunywe less yabereyeho yari warning yuko nibigenda nabi abaturage nibitangira kugenda nabi kuri side yabo hari izindi ngamba zizafatwa, akaba ari rero hariho havuye gufatwa ingamba z'uko ibyo byuma bihagarikwa kuko babahaye warning igihe kinini gihagije. Niba nta mpinduka iri mu baturage, niba nta cyiza bari kwigezaho, nta terambere bafite, urasaza imburagiye kubera ibyo byuma. Ni kuki ushaka ko leta ireba wowe wenyine nguni murebe mu request dufite abantu bashaka gutanga ibitekerezo. Okay, ubwo ngiye icyo ndaza kubakorera nzaza mazamura atanga igitekerezo ubundi mumanure hajyeho n'abandi. Izo n'abantu ba sikinikeya. Oya reka ndebe reka nizamura uyu mukobwa afite ibintu yenda byabwira abantu. Kibazo ugiye kuzamura abakobwa. Nose umuhungu yagira igitekerezo atanga kuri iyi live. Hi guys. Hi copine. Reka twumve igitekerezo atanga. Okay, ndabashuhuje. Njyewe bundi nize nursing. Ariko nkagira na business. Yego. Thank you. Exactly. Urumva? Mfite business, mfite akabari i Nyamata. Ego. Ibyo muvuga ntabicuruzaga ariko anyway ndo umunasi. Ini by'ubuzima ndabizi. So rero kuba baciye nyine zino nzoga twita nyine byuma. Ku ruhande rw'ubuzima birumvikana, ariko tukagaruka tukavuga ngo ese ko byumvikana tuzi n'ukuntu ibyo byuma bikorwa, abashinzwe kureba ibyo byuma barihe? Urumva? Twagaruka kuvuga ngo ese icyo cyuma umuntu ngo yakinyweye ngo bijyana gute? Reka nkufashe tuvuge nk'abantu bagira tension, hypertension, risk factors za hypertension cyangwa ibyongera ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso. Harimo kunywa itabi, Yego. harimo kudakora siporo, harimo kunywa inzoga, harimo kurya ibiryo birimo amavuta menshi. So ufite capacity yo kujya kureba ingano y'itabi abantu banywa ko ryemewe ku isoko, ko mu Rwanda ryemewe? C'est ça. Ricuruzwa handitse ngo iri tabi ririyica. Niko biba byanditseho, uri mubizi ko ryica. Igihari ni iki ngiki rero, sibyo? Igihe ku ruhande rwanjye nk'umuntu wenda wumva n'ingaruka ibyo byuma zigira ku buzima. Yego. Icyagombaga gukorwa hari kumenya ngo ese inganda zikora ibyuma mu Rwanda ni zingahe? Ese nimba dufite inganda 100, izo nganda 100 koko zirakenewe? Ntabwo zikenewe. Dukeneye wenda inganda 30 cyangwa dukeneye inganda 2 zikora effective nkuko tubona Bralirwa, kuko even Bralirwa ikora ibintu birarukora kandi nabyo birangiriza. Even simple n'isukari yitunywa mu cyayi
iyo ufashe nyinshi irakwangiriza. Rero icyagomba gukorwa ni ukuvuga ngo hagombaga kureba izo nganda zirakenewe, hakenewe zingahe, production, ese izo nganda ziba supervised ngute, twamara kumenya ngo ziba supervised ngute, tukareba tukavuga ngo nkuko twemeye ko Burarirwa iba main ku bintu bijyanye n'izi ngizi zino za rufuro twita za rufuro, tukavuga ati izo twita ibyuma nabyo reka dusetinga tuvuge ngo kubera ko tubona haje abantu bapirata, buriya ikibazo si zino tuzi ngo NBG n'ibiki byose, ahubwo ikibazo ntabazaga bagapirata ku ruhande. Yego. Noneho tukavuga ngo ese izo nganda zemewe tuzazikontorora ngute ku buryo hatazabaho pirate yazo, ariko ntibazice. Uretse wowe impamvu ngiye unkurikije ukuntu mbibone, impamvu baziciye urumva batinze gukontrolinga izo nganda, habaho manipulation, habaho gukorwa pirate y'ibyo izo nganda zemewe zakoraga. Rero mu buryo bwo kugira ngo banze kubimanaginga barabica byose. Ariko mu by'ukuri dufite minister guys yo cyangwa niwe cyangwa ndikureba nabi. Ndabaza checking. Reka no mureke Kopine asoza ikibazo cye Minister Musizi. Oya Kopine uri ku ruhande rwanjye ndabizi. None se koko ni Minister yewe niwe Minister mu mukande niwe ni ibintu byose navugaga ngiye nikiniraga none ikibazo cyacu kigiye gusubiza. Ikibazo kirakemutse. Minister arahageze. Umva mwitonda binyuma mwitonde mudakandagirana barabagera. Kandagirana. Ikibazo kirakemutse. Minister arahageze. Ikibazo kirakemutse. Umeze mute? Turakomeye. Navugaga arashize. Sinongera kuvuga gukemura bino bintu. Ndacecetse. Merci. Mesa isagira ubwoba. Minister nawe namubonye. Ndimo ndabumva. Sabe agiye kudufasha kuko we za fact buri kantu na buri nguni mwashakaga Minister wacu arazifite. Ubangana tugiye kumvira tukanabaza ibibazo ariko dutega amatwi kuko Minister araza kudusubiza kuko ngira ngo ikintu numvishe ukuntu twaganiriye twese ntago ikibazo ntago tugeze tucyumva neza. Buri kibazo gihari ni ubuziranenge kurusha ikindi kintu cyose gihari, ariko ubwo niko ngiye nabyumvisha. Ubwo reka twakire Minister wacu w'ubuzima atubwire uko abyumva. Murakoze cyane. Ndaza kugerageza maze akanya mbakurikiye. Numvise mwari mukeneye umuntu umenyereye iby'ubuzima, numva mukeneye umuntu ufite amashuri nubwo adahagije ariko ayo musaba ndumva nyafite. Numvise hari na mugenzi wanjye dukorana w'umuganga nawe wari uri kubaganirira, byose nabikurikiye. Icyambere rero ni ukubabwira ko iki kibazo duhanganye nacyo ni cy'igihugu cyacu twese nk'abanyarwanda, ni ukwitabara. Ndabanza mbabwira amateka magufi. Buriya umuntu washaka gutera igihugu ntabwo ari ngombwa ko ajyana intwaro n'amasasu.
ashobora gukoresha ubundi buryo burimo ubwenge butandukanye, ariko ibyageragejwe mu mateka y'isi kuva mu 1000 ni ugukoresha uburyo urubyiruko abakiri bato ubabuza gukura mu mutwe no gukura mu buzima ku buryo batekereza bakazatera imbere. Ubushinwa byabubayeho muri 1800 bagikuraga mu Buhinde bakakijyana mu Bushinwa kugeza ubwo abashinwa bose babaye batwa n'ibiyobyabwenge, noneho abasirikari babo bananirwa kurwana baratsindwa, bose bari barishwe na opium. Muze kubisoma murabibona. Ubu murumva Amerika nayo iri hararwana nuko ibiyobyabwenge bitajya iwabo n'ibindi. Ni ingero nke nabahaga. Rero tumaze igihe inzego z'igihugu zaba iz'umutekano, iz'iperereza, izishinzwe iterambere ry'igihugu muri rusange risuzuma ibintu byatuma u Rwanda rudatera imbere, bitari amasasu gusa mwumva mu bihugu duturanye. Izindi izo bita ngo ni national security threat, ikintu kibangamiye umutekano w'igihugu, ubwo icyo kiba cyanarenze ubuzima. Iki rero cy'inzoga cyaje ku murongo wa mbere mu bintu bibangamiye umutekano w'abanyarwanda w'ejo hazaza, ubwo ubuzima twe twari twarashize. Izi nzoga rero muvuga zitwa ibyuma, nubwo hari abo zari zitunze, ariko zica benshi cyane, kandi ni rwica ruhoze, ni buhoro buhoro. Imibare mwabashakaga irahari, ariko biriya umuntu wapfuye, iyo ubaze ngo yapfuye, abarwaye baba ari benshi cyane. Ku buryo nka life expectancy, ndabaha nk'urugero rw'Uburusiya, mu 1900 bagize life expectancy ya 50, y'abaturage bayo imyaka 50, bavuye kuri 70 kubera vodka banywaga nyinshi cyane. Natwe 70 twari tugezeho, twaprojectaga tukabona inzoga nizikomeza turaza kuva kuri icyizere cyo kubaho 70 tumanuke tube twagera no muri za 50, kubera ko abajene bacu barabinywa cyane. Rero inshingano yo kubaproteja ibireba societe, ntabwo ibireba umuntu ufite kontra runaka, ntabwo ibireba ngo tubijyane gahoro ngo banza babyumva. Buriya guhindura imyumvire y'abantu hari n'igihe bitwara imyaka myinshi cyane, rimwe na rimwe ntinahinduke. Nabaje kutwigisha ngo ntituzakora ibyaha amategeko 10, na n'ubu ibyaha abantu baracyabikora, kandi insengero zabaye nyinshi. Akenshi rero leta ifata ingamba zikomeye. Ntago munyumva? Atuma turakumva. None turi gukumva none. Okay, aho mutanyumva mumbwire nurira igiti. Yego. Sinzi aho mwamburiye, ariko nababwiraga imvo n'imvano y'iki kibazo. Uri kuvuga ngo bombo cyaba cyarabaye ku bakoraga muri iyi industry, nabo ntabwo dukwiye kuyibagirwa. Ariko ubutumwa nge nabaha nuko hari byinshi abajene bakora, ariko icyambere ni ugutekereza ngo ese mu myaka 5 iri imbere ni iki nakora ngo nzabe nkire uwo ndiwe, nkiri muzima, narateye imbere nta kintu cyanyagije. Aho niho hazamo ijambo ryitwa discipline. Discipline ni ukwiyima igiciriritse cya make cy'uyu munsi kugira ngo ndengere igihenze kigoye rimwe na rimwe umutima wanjye utashakaga ko nkora uyu munsi. Ni ukwiyima kugira ngo ejo uzaba umeze neza. Nibwo butumwa nabaha, kandi buriya muri ibyo byose ikintu nabonye gifasha ni siporo no kwiyitaho ku mubiri wawe. Ukoze ka siporo buri gihe, nta nubwo umwanya w'icyo umubona, nibura agasaha kamwe ku munsi, ukaba ufite mu nda zero, ufite umubiri umeze neza. Ko hari umuntu wese areba hirya, ntawe ntunze agatoki. Mu nda zero se? aho biciriwe se ubona ko ndi gukora siporo minisitiri. Aho biciriwe turi soba ji. Nabibonye ko muri soba. So rero mwite ku mibiri yanyu, mwite kuri ku bwonko bwanyu, kubera ko igihugu kirabakeneye pe.
muri igishoro cy'igihugu mu bwonko bwanyu, ni mu bisigasire ibyuma tube tubishyize ku ruhande, buriya nimumara kugera mu myaka iri imbere nibwo muzabona inyungu yabyo, ariko n'ubu murabibona. Murakoze cyane rero, nzajya bajoyininga kenshi, mujye mundya kara igihe habaye gahunda nk'izi. Reka njye mbanze nshimire mbere y'uko Merisi abanza gatwaye dushimire azana ubuyobozi bwano bw'igito. Aya ni amateka. Hari umupolisi wavuze ngo inzego ziba ziri kutureba, ziraducunga, ziba ziri kureba ibyiza dukora n'ibibi dukora, zikaba zimeze gutya. Maze kubona ko igihugu cyacu gifite abayobozi bari standing by. Ako ngako mubanza mukemere mukavivu. Ugikora live uvuga ku by'ubuzima minisitiri abari ako kantu minisitiri rwose wicara ubizi neza sinabasha kugura kuko singurusha ibiceri, ariko umukire wacu akurebere avuga ati kipigeho urabona uburyo azamutse kuri muri kano ntabwo waceceka. Reka nanjye mvuge nkatwe nk'abinfluencer kwemera byari byagoranye, kandi abizi neza yuko nka minisitiri ushobora kuba ugera ku makuru hakiri kare wenda y'ibigaragara. Hari video se cyangwa ikindi kintu dushobora kwerekana kuri live wenda ducimaka ku buryo kwerekana umuntu ikimenyetso simusiga, ku buryo twereka abantu nubwo habasigaye batatu bakarokoka, ariko tukerekana abantu byibuze hano kuri live bishwe n'icyuma byibuze mu rwego rushimishije, mu buryo tukakirwanya mu rwego rushimishije. nunganiye minisita, imibare irahari, hano abajene bari kuri live namwe mwayibona, nanabivuze abahumye ni 100, abapfuye ni 50, ababaswe nabyo bari mu 11,000. urumva rero ko imibare iri hejuru cyane. Iyo ni imibare mike, dufite n'abandi benshi. Minisita Honorable Minisita murakoze cyane. Ego ni yes. Dusanze rwose buri kantu na buri nguni habuze gato cyane. Bari batsinze. Ego. Rwose murakoze Honorable Minisita, kandi n'ubutaha nk'uko mudutunguye muzongeye mudukwita ino surprise rwose yari. Minisita wanyihereye gift se ko mbona bazikurunze. Bama amagift se. Hari umuntu nyareje video y'uwahumye. Hari umuntu zigire zinekereza kuzikeneye. Uretse gato. Ntago ubusabiri bugaragare bahu. Baburetse. Gendo ubitunganya wowe no ku rwego. Iyo video narayibonye ndayizi. Avuga ko umugabo we Maniragaba ari tariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2020 yanyoye inzoga ku gicamunsi imuhitana mu ijoro. Aranje azataka iminota ingahe batatse umutwe. Nyuma yaho batangiye kujya muri toilette ajya kudiyara. Nyuma aranje ati munda hamereye nabi, ataka munda. Amaze gutaka munda ati ntangiye guhuma. Barahumye. Mujya ari kuribwa munda abagiye mu cyumba kuryama. Subiyeyo ngo ndebe uko ameze, nsanzga aragagaye. Mpamagaye abantu barambwira ati yarapfuye. Hari n'umusore witwa Kimonyo Keve w'imyaka 26 utuye mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali, nawe yari yasangiye iyi nzoga n'uyu mugabo ari yitabwaho, ariko birangira imusigiye ubumuga bwo kutabona n'ubw'ingingo. Uyu nawe arasobanura uko byagenze, ntabwo avuga neza kubera umuga iyi nzoga yamusigiye. Tatonda Ndoma. Ndapfa. Mu kwa mbere. Yes. Utabona. Ushimba. Nijwi dati. Nijwi natwe. Hari indi miryango ituye mu bice bitandukanye yafushije abantu babo bazize kunywa inzoga yitwa Kibamba. Abatarapfuye ibasiga ari ibisenzegere. Inyandiko zavuye mu iperereza nazo zigaragaza ko abantu bahitanwe koko ni inzoga yitwa Kibamba kuko yarimo metanol nyinshi. Iyi miryango ikomeje gusaba guhabwa indishyi z'akababaro kuko yashegeshwe cyane n'ingaruka z'iki kinyobwa. Kuvuga ngo ari umutwe njyana kwa muganga, baduhaye icyumba tugumamo. Bigeze nka 11:00 umukozi arampamagara ati se ko
hari umuntu uje kutubwira ngo baba basangiye umwe arapfuye undi ameze nabi ati wasanga atari ibirozi banyoye simbizi ndamubaza se we Yesu we ngira ngo mumbaza kubyiyumvira ahubwo se murabyumviye impaka zicitse sha ndabyemeye umva sinkubeshye iyi video itaza ntabwo ndabipfa kwemera ariko umva sha nizere ko ibintu birangiye aha ngaha uransinze pe mumfashe dushimire minisita kuba yabanye natwe nanjye reka nshime asante sana ariko ibyo bintu bya metanoro na etanoro hagati aho ngaho mureke ibyuma ejo muzaze guseka muri Genzi amakuru aragaragara ariko amakuru waburetse mbabwire ni ukuri kw'Imana kundwa.com ni urubuga ruri gutanga abakunzi ibyo bintu bivuga waburetse mbivuge na minisitiri ahari abyumve kundwa.com ni urubuga ruri gutanga abakunzi urumva mujyeho rwose murabona abakunzi ahubwo wamusaba nka minisitiri ugera ku bayobozi nasabaga jewe minisitiri nimba akaturebera nk'umuntu ukora muri polisi kuko ariho haba abantu bakunda kugonga banyweye yego akaba yaza hano kuri live n'ubundi mwadutwikiye nimudutwikire birangiye nese hari undi muntu utumira minisitiri kuri live atari buri kana buri nguni hahi mudutwikire birangiye n'ubundi mutwice birangiye nasabaga ndi kuvuga ngo turaza kubivugana mu gikari minisita wakoze kubana natwe minisita rwose njye baniganiye ijambo okay tubwire rwose minisita njyewe nitwa Inkotanyi cyane Musinga ndi umu content creator wiyemeje kwipanga akazi mu bijyanye n'ubuzima sinzi niba video zanjye zijya zibageraho zo kurwanya amasida n'ibiki njya nzireba buriya kuri iyo tagira ngo babagakanze ninjye uba wakipanze pe igihe muzajya mupanga kugira mujye munyibuka nanjye ndi umwana nk'abandi ndisabire umuntu ageze ibwami aravuga imiryango igafungura ngende ntavuze navuga wenda twazanahura minisita uzibuka izina ryanjye nitwa Inkotanyi cyane kuri TikTok nabibonye musi rwose ziriya video utagira ngo babagakanze mba nakipanze ngaho mureke mu minisita tumushimire impaka zacitse ariko minisitiri nari mfite agatekerezo kamwe turagushimiye kudukiza ibi bisambo by'ibyuma ntabwo byari kwemera ntabwo bari kutworohera murakoze kudufasha asante sana murekere urugamba turujyemo twese dutsinde ibyuma ubundi tube soba tutibagiwe n'amaji hari amaji nayo atameze neza n'amaji turayareba na bya betting byose turaza kubisuzuma neza aho mini muri happy niho ubundi dushaka gutinda none nakazi bama ubundi nakazi baduhaye oya betting muretse da sasa muramukiye muramukiye minisita muramukiye minisita bye bye mugire ijoro ryiza nahavuba yego dore igihugu papa ekaze